nk'uko nabivuze ngiye kubaganiriza ijambo ry'Imana. Amazina yanjye nitwa Imanizabayo Anastase. Ndi umukristo usengera mu itorero rya ADEPR, itorero rya Bibare, paruwasi ya Remera. Reka dusome ijambo ry'Imana mu izina rya Yesu. Turahera mu rwandiko rwa kabiri Pawulo yandikiye Timoteyo, igice cya 3 umurongo wa 1 n'uwa buhere. Umutwe w'amagambo aragira uti: ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere buteye ubwoba bwo mu minsi y'imperuka. Umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda imiya, birarira, bibona, batukana, batumvira ababyeyi babo, ari indashima, batarabera, badakundana n'ababo, batuzura, babeshyerana, batirinda, bagira urugomo, badakunda ibyiza, bagambana, bigira ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana, bafite ishusho yo kwera ariko bahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Haleluya! Mwakire neza ijambo ry'Imana. Uru ni urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo. Timoteyo ni umwe mu mbata z'Imana, ni umwe mu bakozi b'Imana bagendanaga na Pawulo. Pawulo rero amwandikira uru rwandiko muri iki gice cyawo cya 3. Aramubwira ngo umenye yuko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Iminsi y'imperuka, abantu benshi ntabwo bavugwaho rumwe, babyumvikanaho iyo bumvise uyu munsi w'imperuka. Uyu munsi w'imperuka Amosi nawe yawuvuzeho mu gice cya 5. Arabwira ngo ku murongo wa 18 ngo muzabona ishyano mwabifuza umunsi w'imperuka, umunsi w'Uwiteka. Ababwira uko uwo munsi uzaba umeze, ubwo tuzaba duhuye na Yesu, tuzamusangiwe mu ijuru. ntabwo azaba ari umunsi w'umucyo, aho tutazongera kubabara. uwo munsi azaba ari umunsi umeze nk'aho umuntu ahunze intare agahura n'idubu. Tubona amahoro adashira iteka, cyangwa se ugiye mu nzu akegamiza ukuboko kwe ku rusika, inzoka ikamurya. ni ko umunsi w'Uwiteka uzaba umeze. Azaba ari umunsi uteye ubwoba, azaba ari umunsi w'umuborogo, azaba ari umunsi uhinda umushyitsi, aho buri umwe wese azaba ahinda umushyitsi. Haleluya! Mana tugirire neza. Azaba ari umunsi uteye ubwoba. Pawulo rero aramubwira ngo mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. Iyi minsi Pawulo ntiyayivuze niba ari ukwezi, niba ari icyumweru, niba ari umwaka umwe, cyangwa se niba ari imyaka 2. Pawulo we yamubwiye ko muri iyo minsi hazaba ibihe birushya, ariko guhishurirwa kwiwe ntabwo yabonye iyo minsi na Yesu, n'intumwa zabajije Yesu ziramubwira mwigisha tubwire, aho tutazongera kubabara. ese azaba ari uko
kugaruka k'umwana w'umuntu. imibabaro Yesu arababwira ngo si izashira ibyanyu tubona amahoro kumenya iby'iminsi n'ibihe, adashira ndetse n'abamarayika ntibabizi usibye umwana w'umuntu. Haleluya, Imana ishimwe. Yesu azaza nk'umujura, nk'uko umujura atungura nyir'urugo agatobora inzu akinjira mu nzu atasezeranye na nyir'urugo, ni nako kuza k'umwana w'umuntu ariko kuzagenda. Bene data, turasabwa kuba maso, turasabwa kuba maso. Ntabwo ari igihe cyo kurangara, ntabwo ari igihe cyo kwifata uko twiboneye. Turasabwa kuba maso bene data. Pawulo arabwira Timoteyo amagambo, aramuhugura kugira ngo atazarangara. Haleluya, Imana itubereye maso bene data. Nta na kimwe cyavuzwe kitazasora. Uyu munsi wa none turi mu bihe birushya, turi mu bihe bigoye. Sinzi wowe uko waba ubibona, ariko turi mu bihe biruhije. Niba utarushye, umuvandimwe wawe ararushye, umwana wawe ararushye, inshuti yawe irarushye, ariko umenye ko mu minsi y'imperuka hazaba ibihe birushya. N'ibihe ntabwo ari igihe kimwe ngo kizaza kirangire, n'ibihe igihe kimwe kizavaho haze ikindi gihe, nikora nizavaho haze ikindi. Ko turi mu gusatira iminsi ya nyuma keretse utabibona, ariko abazi ubwenge nibo bazamenya ibyo ngibyo. Haleluya, Imana iturengere kandi Imana itugirire neza. Mu minsi y'imperuka azaba ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda. Ubu koko abantu basigaye bikunda, gukorera hamwe ntibiri gukunda. Abantu basigaye bihugiraho, abantu basigaye bizirikana ubwabo, abantu ntibagikunda ababo. Abantu basigaye bakunda amafaranga, ngo bazaba bakunda imiya. Abantu bakunda amafaranga, abantu bazaba birarira, bavuga ibyo batunze batabitunze. Abantu ngo bazaba bibona, birata, bishongora, batukana. Mana iturengere. Batumvira ababyeyi babo. Tugeze mu gihe kigoye aho abana batakicyumvira ababyeyi babo, aho umuto atakicyubaha umukuru, aho abantu batakinyuzwa mu mwuka, aho abantu batagihanwa, aho abantu batagihugurwa. No mu itorero ugahugura birarenze, birarenze, birarenze. Abantu batagihugurwa, abantu batacyemera abakuru, batakibumvira. Ariko ibyo nimubibona mumenye uko turi mu minsi ya nyuma bene data. Ngo batumvira ababyeyi babo, abana ari indashima, abantu ntibanyurwa, abantu bazaba batarabera, badakizwa ngo bamaramaze, abantu bishushanya mu murimo w'Imana, abantu batarabera, badakunda babo, urwango, inzangano. Nta wifuza ko mwene se yatera imbere, nta wifuza ko mwene se hari icyo yageraho, nta wifuza iterambere rya mwene se. Reka da, ibyo mubimenye yuko ari mu minsi y'imperuka. Bagira urugomo, urugomo rurahari ntiwareba. Abantu barimo barapfa ubusa, abantu barimo barica abantu babahoye ubusa, abantu barimo barafunga abantu babahoye ubusa, abantu barimo baragambanirana abantu babahoye ubusa, abantu barimo barakubita abantu babahoye ubusa. Mbese urugomo rurahari, abantu bari kwangiriza iby'abandi, kuko urukundo rwarakonje bene data. Ibi ni ibigaragaza yuko abantu tugeze mu gihe cy'iminsi y'imperuka. Imana itugirire neza, Imana iturengere bene data. Ng'abantu bazaba batuzura, ntawuzura na mugenzi we.
batajya inama ngo imibabaro yose bumvikane. izashira ubwo tuzaba duhuye na Yesu, tuzamusanga iwe mu ijuru, aho tutazongera kubabara, imibabaro izashira, tubona amahoro adashira iteka, gupfusha ntibizo. Soje yinginga Timoteyo, aramubwira ngo abo bantu bazaba bafite ishusho yo kwera ariko babihakanisha imbaraga zabo, abameze batyo ujye ubatera ubugongo. Sinzi abantu urimo uragendana nabo, sinzi abantu urimo urashudika nabo, sinzi abantu urimo uragira inshuti, ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo abameze batyo ujye ubatera umugongo, abameze batyo ujye ubirinda kugira ngo batakuyobya, kugira ngo batakugusha. Haleluya, Imana itugirire neza cyane. Ubu dufite abantu bari guca abandi intege, abantu batakigira urukundo, abantu barimo barabwira abantu ngo tuzajya mu rusengero ari uko bafunguye, ngo ntabwo ari Imana yafunguye. Abantu bahimbye indi migambi, izindi politike zabo, andi matwara yabo, barimo barinjiza mu bantu b'Imana, barimo barayobya umukumbi w'Imana. Ntabwo barimo barasoma ibyanditswe byera ngo bagendere kuri iryo jambo icyo iryanditswe rivuga, ahubwo barimo baracura ubwenge bwabo, barimo barashaka uburyo bagoreka iby'Imana. Ariko Pawulo yabwiye Timoteyo ngo bene abo ngabo ujye ubatera umugongo. Nawe ijambo ry'Imana, Imana irakubwiye ngo bene abo ujye ubatera umugongo kugira ngo batazakurimbuza bene data, kugira ngo batazakujyana muri Gehinomu. Turi mu minsi ya nyuma, turi mu bihe by'imperuka, kandi ni ukuri ibikorerwa muri iyi si birabigaragaza. Niyo mpamvu ukwiriye kuba maso, ukagendera kuri gahunda y'Imana, ukagendera ku ijwi ry'Imana, kugira ngo umunsi w'Uwiteka nugera utazatungurwa mwene data.